Hiriwe neza cyane inshuti z'agadasohoka za Grace 23 TV. Ubu ni wa mwanya tugaruka mu myidagaduro ya hano mu Rwanda. Umuhungu wanyu rero Asmani Nyanza nkaba nagarutse kandi mbazaniye inkuru nziza ishimishije, ihimbaje cyangwa se inogeye amatwi. Inkuru mukeneye kumva pe. Inkuru mukeneye kumva cyane kandi ijyanye n'ibihe byiza by'imyidagaduro ku bantu nyine babashije kugera aho byabereye. Nyuma rero y'inkuru nyinshi zigiye zitandukanye kuva ku itariki 17 z'ukwezi kwa munani nibwo hamenyekanye inkuru nyinshi zitandukanye zitari nziza hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, nyuma y'uko twari tubuze umuvandimwe Yvan Buravan, mu masaha make tukabura nyakwigendera Thomas ariwe bita Yanga. Si ibyo rero kuko nyuma y'akababaro abantu dukora n'ibituma abandi bishima. Nyuma yo kubabara urababara ugasohoka mu kababaro ukajya mu byishimo, eshuka va mu byishimo ukajya mu kababaro, nuko isi yubatse. Uyu munsi rero ku itariki 28 z'ukwezi kwa munani byari abicika biri gucika hariya aho musanzwe muzi nka Kankigali mu tente hariya rwose, aho umunyarwenya wanyu bita Rukundo Patrick cyangwa se muzi ku izina rya Rusine yakoze ibitabaho. Wagira uti byagenze bite rero? Umusore wacu amaze igihe atumenyesha yuko afite igitaramo gikomeye ku itariki 28 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka wa 2022 nk'uko yabitangaje cyangwa se yagiye acyamamaza. Cyavugaga yuko ngo ari ubuzima bwa Rusine, avuga ku buzima bwe. Uyu musore rero nyuma yo gutegura iki gitaramo agafashwa n'abanyarwenya benshi batandukanye, ibyo yakoze byarabaye. Mu kuba kwe byagenze bite rero? Kugira ngo bibe haje kuzamo kuba yagira agenda amenyesha abanyarwenya bagenzi be bazaba bari kumwe. Muri abo banyarwenya rero twababwira nk'uwabanje ku rubyiniro bamwita Farin Merci muramuzi cyane, ni umwana nawe uri kuzamuka muri iki gihe muri iyi myidagaduro y'urwenya muri comedy. Nawe yakoze ibintu ashimisha abantu, abafana be. Nyuma ye haza abo bita Zaba Music Core, mwagiye mumenya cyane kuri Afrimax TV, yagiye hakorera ibintu byinshi cyane bitandukanye muri comedy yagiye akora. Nyuma ye nibwo haje umusore cyangwa se umugabo bamwita Joshua Kamirindi, wateye na brag yihanganisha abantu bahuye n'ibi bihe tuvuyemo, ariko atera brag nziza cyane, abantu baranazikunda. Aranavuga ati n'ubundi ndabizi nimfa muzazihererekanya, reka mbivuge rero nyiriho. Nyuma ye rero haje ambassadeur w'abakonsumateri, nawe waje akora ibintu bitandukanye. Abari bakurikiye aba banyarwenya baje bitabiriye abantu barenga 1000 bari bari muri iryo tente. Imbavu batashye bazitwaye mu ntoki, hahandi umuntu avuga ati aha ndemeye ndayamanitse. Hagaragayemo rero ibi byamamare byinshi bitandukanye byagiye bigaragara ngo byaje gushyigikira uyu muvandimwe. Wavuga nko kuwo bita Aline Sano, agaragaje amarangamutima ye cyane, akanabyina, agaserebura, agafana, akavuza urwamo, akishima cyane kuko byari igihe cyo kuruhura abantu mu mitwe bitewe n'ibyo bari bavuyemo. Navuga yuko rwose cyari igitaramo giteguye neza, kodesha ku banyarwenya bose hano mu Rwanda, kuko bageze ku rwego rwiza rwo gutegura urwenya kandi bakarukora neza. Uwo bita rero Asa Nkusi ariwe uhagarariye icyo bita Asa Nation, niwe waje akurikira mbere gatoya yuko umunyarwenya wo munsi ari nawe mushyitsi mukuru mu banyarwenya aza ku rubyiniro. Nyuma ye rero haje uwo bita Kizigenza wo munsi bamwita Mugisha Bambe Rusine Patrick cyangwa se Rukundo Patrick, wamenyekanye mu filime y'umuturanyi yitwa Temisi. Agaragara muri komedi y'ubusinzi bita Mugisha na Rusine. Araza bundi mu gihe cy'amasaha 2 yamaze ku rubyiniro, abantu baraseka, imbavu bazitwara mu ntoki,
birabarenga icyuya kiraba. Barishima banyurwa n'ibyo yabakoreye, abaha ubuzima bwe yateguye ngo mu gihe kingana nk'amezi 2 nk'uko abitangarije ikinyamakuru dukesha zimwe mu nkuru Igihe. Avuga yuko ngo yari yabuze izina yita iki gitaramo yakoze, ariko avuga yuko agiye kucyita ubuzima bwe kugira ngo ibintu bigende neza, kandi koko niko yabikoze, acyita ubuzima bwe, kiramamazwa hirya no hino. Cyanagaragayemo imyamamare zitandukanye cyangwa se n'ibindi bitaramo tujya tubona hano iwacu mu Rwanda. Cyari igitaramo cy'abakomediye, ubundi byajyaga bibaho yenda ko duseka icyo dukora, icyo bita Seka Live, cyabaga hano mu Rwanda buri ngaruka kwezi, ariko tugatumira abanyamahanga, ugasanga abanyarwenya bakuru ni abanyamahanga, yenda Nkusi yasa nk'umuntu uhagarariye Nation yabiteguye, ariko nyuma yaho hakagaragara abanyarwenya bo mu Rwanda ndetse n'abanyamahanga. Ubu siko byagenze, kuko byaratunguranye cyane kuba uyu munsi twaba dufite umunyarwenya umwe w'umunyarwanda ugezweho, akaba ari nawe wari umushyitsi mukuru, ndetse bakaba bakoze urwenya bagendeye ku buzima bwe, kuri we nyirizina. Byari ibintu bishimishije kubona umubyeyi rero wamugisha yaje kumubambe wa Rusine. Sorry gatoya, impamvu tuvuga Mugisha n'umuntu bahorana, bagira cyitwa Mugisha na Rusine. Uyu rero Rusine, umubyeyi we yari yaje kumushyigikira, ngo yaje kureba icyo umuhungu we ubusinzi bwamugejejeho. Cyari igitaramo cyiza cyane, kiryoheye ijisho, kiryoheye amatwi ku bantu bari bahari barenga 1000, nk'uko mugiye mubibona kwa aya mafoto atandukanye. Bigaragara ko hari hahiye hameze neza cyane. Nk'uko rero tugenda tubagezaho ibintu bijyanye n'imyidagaduro nyuma y'iyi nkuru y'uyu musore bita Rusine. Murabizi ko umugabo bita Bruce Melody nawe ategerejwe i Burundi kujya gukora igitaramo cy'amateka. Nicyo gitaramo cyatunguranye kubera ko itike kwinjirayo bigiye kuba miliyoni 3. Bana yanjye muri isi harimo dushya twinshi cyane. Rero uwamufataga nk'aho adashoboye mu myaka yagiye itambuka, ubu ni uri kugenda umusingiza, bamwita afata ku mavuta. Ni uri kugenda uvuga yuko Bruce Melody arenze nawe. Ubu ni nawe uri kumusobanurira Burundi igihe nde bataranagerayo. So tuzakomeza kugenda tubakurikiranira inkuru nyinshi zishimishije kandi zinogeye amatwi nk'uko mwagiye mubidusaba. Nyuma yuko tugiye tubabwira yuko hari ibitagenda neza, mukatubwira ati ibi bitagenda neza tuzafasha kugira ngo bigende neza, natwe tugiye kubaha ibyo mukeneye kumva, amatwi yanyu yifuza kumva kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Yari umuhungu wanyu bamwita Asumani Nyanza, nkaba nkomeza kugenda mbashishikariza gukanda icyo bita subscribe kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Kana subscribe tubane, ubundi ukoreshe ya na comment, utange bitekerezo byawe kuri izi nkuru tugenda tubagezaho, kandi nzi neza yuko mukunda cyane. Turabashimiye rero.